Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Tumaze iminsi turi kureba umuburo, wa muburo watugejeje no ku gihe cyo gutekereza aho turi ukurikije uko Nowa yagiye abwira abantu. Nowa rero yaravuze, ariko humvise bakeya. N'ikimenyimenyi nuko yarokotse wenyine n'umuryango we, ariko yaravuze. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo abantu b'Imana baravuga, ariko abumva hakumva bakeya. Nibyo rero navuze nakomojeho. Uyu munsi rero Yezu yambwiye ati ese ni ngombwa gukomeza kubabwira? Buri wese nafata akanya muvandimwe. Uyu munsi ni umunsi wo kwisuzuma. Fata akanya wicarane na Yezu, urebe ese, haleluya, ko Nowa, haleluya, Nowa wawe, Nowa wanje ko ari kuvuga, ko ari kubaza inkuge. Bikira Mariya ko yaje agahagarara ikibeho yabaye Nowa, haleluya. Mu matorero anyuranye hirya no hino ko hari ba Nowa benshi bari guhamagara abantu, muve mu byaha, muve mu bibi, muve mu bibi, mureke gucumura, mwihane, mwisubireho inzira z'ikigendwa. Yohani Batista ko ari kuvuga, Nowa akavuga, Loti ko ari kuvuga mu bihe bya Sodoma na Gomora. Muvandimwe ugana mu ijuru, hari izi nyigisho, hari n'izindi. Muvandimwe ugana mu ijuru we, Yezu arambwiye ngo nkubaze ngo ugeze hehe wumva umuburo. Muvandimwe dufatanyije uru rugendo, turi abagenzi bagana mu ijuru, turashaka kwinjira mu ijuru, tuzanezerwa nitugera iwacu mu ijuru. Haleluya. Uko ni ukuri. Ariko muvandimwe, ese umuburo wo mu nkuge wo kwa Nowa uguhagazeho ute? Nawe uhagaze ute imbere yawo? Ijambo ry'Imana wumvise, igihe wategeye amatwi izi nyigisho hamwe n'izindi, misa wumvise, inyigisho zose wahawe, muvandimwe ugana mu ijuru we, wungutse iki? Ugeze hehe? Yezu yaje aransangira ijoro, arambwira ngo ntabwo ari ngombwa kuvuga menshi, ibyo wababwiye birahagije. Uwumva akwiriye kuba yarumvise, utumva nawe ubwo ngubwo ntashaka gufungura amatwi. Uyu munsi buri wese niyisuzume, buri wese niyigarukeho. Muvandimwe ugana mu ijuru, ni ukuri Yezu ni mwiza. Yezu afite impuhwe nyinshi. Yezu ashaka kugukiza no kukugirira neza, haleluya. Ariko arajya kugufata ukamucika. Urumva warangiza gushyira mu bikorwa bikakunanira, maze ijambo ry'Imana rikagusohorezwaho aho rivuga ngo niba musuhuza ababasuhuza gusa, mugasekera ababasekera gusa, mukavugisha ababavugisha gusa, mugakunda ababakunda gusa, ese muzaba mukoze iki kidasanzwe? N'abapagani se si uko babigenza? Mwebweho rero mukunda ababanga kandi musabira ababatoteza. Mwebweho rero mureke kugenda mu kivunge, mumere nka Zakayo. Urira igiti muvandimwe, uve mu kivunge. Niba usekera abagusekera gusa, ukaba ukunda bene wanyu muhuje ubwoko, ukaba wiyumva mu munezero iyo uri kumwe na ba bandi mukundana, ba bandi muvuga ururimi rumwe, ese uzaba ukoze iki kidasanzwe?
ese n'indyarya n'abapagani si uko babigenza? Mwebweho rero nimube urumuri rw'isi, nimube umunyu w'isi, kandi urumuri rwanyu ruboneshereza abari mu mwijima bose. Mwebweho rero mwihihibikanira icyubahiro cyo ku isi, ahubwo nimwibuke yuko umwami mwakurikiye ubwami bwe atari ubwa hano ku isi. Mwebweho rero nimube umunyu w'isi, umunyu uryohereza ibiryo byose. Haleluya! umunyu bawushyira mu nyama ukaryoshya, umunyu bawushyira mu bishyimbo ukaryoshya, umunyu bawushyira mu mboga ukaryoshya, umunyu bawushyira mu birayi ukaryoshya. Umunyu aho bawushyize hose uraryoshya, urumuri aho barushyize hose rurabonesha. Mwebweho rero nimuboneshe nk'urwo rumuri rudashaka kureba abo ruboneshereza, ngo rurebe niba ari abo mu bwoko bwabo, ngo rurebe niba uwo munyu uvuge ngo njyewe niba ngiye kuribwa n'abahutu ntabwo ndi buryohe, ngo keretse ngo nindibwa n'abatutsi. Haleluya! umunyu uraryoha ku bahutu, ku batwa no ku batutsi. Namwe rero nimube umunyu w'isi, nimube urumuri rw'isi. Haleluya! nimuboneshereza abari mu mwijima bose. Haleluya! nimuryoshye isi. Haleluya! abari iruhande rwawe bumva umuhumuro w'ijuru, banezezwe no kuba kumwe nawe muvandimwe. Mwebweho rero mwishaka Yezu kubera ko ari butubura imigati mukarya. Mwebweho rero mwishaka Yezu igihe yiherereye yagiye gusenga, imbaga nyamwinshi ngo imuhombokaho. Yezu arabareba arababwira ati muranshakashaka mufite inyota, ariko ntabwo mukunze ijambo mbabwira, ahubwo nuko nubura imigati nkabaha mukarya mugahaga, nicyo gituma munshakashaka. Nuko bamaze kumva ayo magambo bararakara, nuko batangira kwikuriramo kabo karenge. Yambaga yari yamuhombotseho. Yezu agiye kure asanga asigaranye n'aba12 gusa. Arababwira ati se namwe murashaka kwigendera? Baramubwira bati twasanga nde wundi Nyagasani, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Yezu arambwiye ngo nkubwire muvandimwe, nawe bamuri abo ngabo batava kuri Yezu, kabone naho yaba atababwiye ijambo riryohera imitima yabo. Ijambo rimanukiye iwawe uyu munsi. Yezu arakubwira ati urasenga ugaca bugufi ugafata iminsi ukiyiriza, ariko uri gusaba iby'isi, urasaba iby'umubiri. Nyamara ijambo ry'Imana rirakubwira ngo mbere na mbere muharanire ingoma y'Imana n'ubutungane, ibindi byose muzabigerekerwaho, kuko so wo mu ijuru azi ko mubikeneye. Woweho rero fata umwanya usenga mu bubabare, usenge usaba ibya roho. Yezu arambwira ngo nkubwire ngo siko bizahora, warabwiwe ariko kandi guhinduka bikakugora. None Yesu arambwira ngo ufite amakanzu 2 nayo wambaye ubusa, kuko niyo ngiyo imwe wisigarije, igihe kigiye kuza si cyo kuyambara. Yezu arambwira ngo nagiraga ikanzu imwe, ariko iyo kanzu yarangije ite? Yarangiriye ku musaraba nari nambaye iki? Mwebweho rero bavandimwe mugana mu ijuru,
uyu munsi nzanye ubutumwa kandi Yesu uri kumbwira njyewe ndabona ko Yesu atari guseka. Ukuri Yesu ntabwo ari guseka, ntabwo arimo guseka. Yesu arababaye. Igihe kigeze n'icyo kugira ngo buri wese yisuzume. Yesu ababajwe n'ibibera ku isi, ntabwo ababajwe n'ibyawe gusa. Isuzume muvandimwe, niwemera kuba umunyu tuzakorera ubuke, umunyu ntukorera ubwinshi, ndetse iyo ubaye mwinshi uba mubi. Yesu arakubwira ati hera kuri wowe wubaka isi nzima. Nuhera kuri wowe muvandimwe, n'undi muvandimwe wawe. Njyewe Yesu yambwira ati basabo muri izi audio nibabe beza. Ndamubwira ni Nyagasani, nabo kuba beza birabagoye. Hari abantu benshi ndi kureba muri izi nyigisho turi kugendana ariko badashimisha Imana. Abantu bagiye baza bakavuga bati dusengere ibintu ibi n'ibi, bashyira ku mavi tujya ku mavi, ariko basubizwa bakicecekera. Nkazajya kubona nkabona umuntu yarasubijwe cyangwa nkazabimenya nyuma y'igihe, akambwira ngo mbese ngo wamenye ko nashubijwe, ngo erega narashubijwe. Yesu arambwira ngo iyo fagitire azayishyura. Muvandimwe ugana mu ijuru, iyo umbwiye ngo dusenge burya njya ku mavi, nawe utambona ndi ku mavi ariko mba nyariho. Ubwo rero iyo ndetse ku mavi uzi neza ukuntu kuba ku mavi bivuna, muvandimwe ntabwo uba usengana urukundo. Bityo rero nawe ntabwo Yesu aba yakwishimiye, ntabwo agushima. Ni byiza warashubijwe, ariko ibuka kubwira wa muntu wagusengeye ko washubijwe, kugira ngo ahaguruke ku mavi cyangwa se afate izindi dosiye azisengere. Muvandimwe ugana mu ijuru, nimureke dusenge mu rukundo, dusenge dukundanye, kandi dusenge twizeye. Haleluya. Tumenye ngo niba wasabye uyu mwaka ukaba urangiye utarasubizwa, si uko wa munyamasengesho yahagurutse ku mavi, si uko Imana itari kumva, ni uko isaha y'Imana itaragera. Haleluya. Dutegereze isaha y'Imana kandi tuyitegerezanye. Muvandimwe ugana mu ijuru, Yesu yongeye kunyibutsa arambwira ati iyo ubwiye umuntu ko agiye gusubizwa, mwana wanjye, nanjye nzi ko ubuvunika, nanjye nzi ko ubabara, nanjye rero mba mu ruhande rwawe kugira ngo nerekane yuko navuganye nawe, kandi nuzuze isezerano naguhaye ko narakubwiye ngo genda uvuge gusohoza si ukwawe. Iyo uvuze rero nanjye nza kuzuza ibyo uvuze. Haleluya. Ariko hagowe abadasengana urukundo batagira no kwizera. Hari igihe kizagera ikigaragara nk'igisubizo kuri uwo muntu gihinduka ikibazo, kubera ko abantu badafite urukundo. Ntabwo abantu bafite urukundo. Urukundo rwarakonje mu mitima ya benshi, ndetse n'abasenga ntibagifite urukundo. Abantu bari kwirukanka bahihibikanijwe n'ibibabaza imibiri yabo. Ati mukozi w'Imana muvandimwe, rwose nsengera mfite ikibazo. Yamara gusubizwa ntavuge ko yashubijwe, cyangwa yatinda gusubizwa akabivamo ngo aho ngaho siho Yesu ari. Nicyo kiri gutera abantu benshi kwiruka imisozi hirya no hino, bityo rya jambo ry'Imana rikazabasohorezwaho ngo hazaduka benshi biyita Kristo, ndetse bakubwire ngo Kristo nguriye aho ari, uramenye ntuzajyeyo. Niba muvandimwe udafashe ku nkomaniro yitwa kwihangana no gutegereza Imana, ugiye gutangira kujya wirukanka hirya no hino ushakisha abahanuzi bagiye kukurya utwawe batukumareho, kubera yuko utashatse gushikama kuri Kristo. Nyamara ntacyo Yesu atakubwiye, hasigaye kubona gusohora kwabyo. Haleluya. Uko niko Yesu ambwiye, ubwo nibwo butumwa bw'uyu munsi. Muvandimwe ugana mu ijuru, Yesu yambwiye ngo agiye gukurikira akahe ko gutuza, ariko nimureke ntuze ko naravuze. Haleluya.
naravuze ejo navuze kwiherera abantu bagira ubwoba, ndavuga ngiye kwitarura abantu bagira ubwoba. Humura, igihe Yesu yabaga yitaruye imbaga ntabwo ari uko yabaga ari mu kaga, ntabwo yabaga ari mu gahinda, yabaga ari gusenga. Muvandimwe ugana mu ijuru we, birakwiriye ko tureba urugendo turimo, tukamenya uwo twakurikiye, tukamenya icyo adusaba, kandi tukihangana kugendana nawe. Hari abantu benshi cyane, ni ukuri twarasenze muri izi nyigisho barasubizwa, ariko mbaheruka cya gihe basubizwa, uwasabaga akazi yamaze kukabona araceceka, kandi atarakabona yavuzaga induru ati nsengera mukozi w'Imana natume mpumeka, ariko uyu munsi ntakivuga. Yesu akakubwira ati ko hari icyo cyari cyaratumye nkureka ku mavi, nabonaga ko icyo kintu ugiye kugera hari ikigirwamana imbere yawe, kandi wita akazi kagiye kukuvana mu byizerwa. Muvandimwe ugana mu ijuru, ubwo ni ubutumwa. Nanjye ubwo ndi Nowa, nabaye Nowa wawe, nabaye Loti wawe, nabaye Yohani Batista wawe, nanjye ndi kukubwira iby'agakiza. Haleluya! Ndi kukubwira ngo hindura uburyo wagendaga, hindura uburyo wagendaga. Ni byiza gusubizwa, ariko Yesu yambwiye ngo abantu benshi bagiye gusubizwa ibisubizo bibabere inzitizi zo kujya mu ijuru. Muvandimwe ugana mu ijuru, kugira ngo usubizwe unanirwe kujya mu ijuru, ikiruta ntiwakwigumira mu cyo wita ibibazo. Yesu yongera arambwira ngo mbwira abantu basengera ibisubizo. Hagiye kuza ibisubizo ariko bizananira benshi kubyakira, bikababera impamvu yo kugwa. Arambwira ati ese wowe mwana wanjye, kuza ubwenge nkaba nzi ko uri umubyeyi mu bana, umwana wamuha ikintu nk'icyo ngicyo? Ese umwana wakwemera kumuha ikintu ubona kigiye kumutera gupfa? Ahubwo wakimuvana imbere. Niyo mpamvu abenshi basenga ariko ntibasubizwe, si uko numva gusenga kwabo, si uko ugutwi kwanjye gufunze, ahubwo nuko mbona ibyo baririra ari akaga kuri bo. Uwanjye rero niyige gutegereza isaha yanjye, kandi isaha yanjye iraje. Haleluya! ndangije ubutumwa bwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndarangije muvandi, ndakubwiye isuzume wireba runaka na runaka, reba ibyawe. Yesu yambwiye ngo nta watumye kuri mugenzi, wirebe wowe ku giti cyawe, irebe wisuzume, ishyire hasi, wikorere operasiyo, wibage, wirebe imbere, urinde. Nahamagara amazina yera, Esawu iryawe naryo rizahamagarwa. Bizamera bite twicaranye na Yesu, mbona za nkovu mu biganza. Nahamagara amazina yera, Esawu iryawe naryo rizahamagarwa. Nahamagara amazina yera, Esawu iryawe naryo rizahamagarwa. Nahamagara amazina y'abatagatifu, nabumbura cya gitabo, Esawu iryawe naryo rizahamagarwa. Muvandimwe ugana mu ijuru, Imana iguhe umugisha. Isuzume niba ritarimo ryandikishe, niba ririmo kandi ririndisha ibikorwa byo gukiranuka. Haleluya! kuko uwandika no guhanagura arabishobora. Muvandimwe rero, ntuzirare ngo uvuge ngo ryageze mu gitabo cy'ubugingo, buryo ukoze nabi rishobora gukurwamo. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Wisuzume uyu munsi, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.